mwicare neza mushyire mu mwanya hagati mwicare mushyiremo umwanya hagati icara hari mumubikise shyira uwo musego muvemo aho ni mwiza rego umuntu ufite ibintu byiza ntagarime watekereza n'ibindi aba ex bafatana gutyo aba ex bafatana gutyo uretse aba ex ni nk'inshuti rwose uri ikibazo ya myanya y'ibanga kwinjirana ariko ibindi nta kibazo rwose. Who is this guy? My husband. Yani mugabo wanjye. Yo? Umwana mwiza cyane. Ah, my husband. those husbands in Kigali. Yeah, I can tell. Gauna were uyu mukino Rufendeke na kasamutwe ubuzima ni buriso bishakirwa ibisubizo Ngaho tujye tubwizanya ukuri. Kambwiza ukuri. Uboneka ryari none. Sinijoro tugiye kuryama. Kubyuka ugenda. Ahubwo mburarya. Nuko unkiza muri abandi bavuga ngo batabagiye kuryama. Umuntu aje kuryama. Umuntu aje kuryama ukamubona abyuka agenda. Ntukanyumva uko navuze shari. Okay, bivuze ngo iki? Ahubwo hari ikintu nshaka kugusaba. Banza uvuga uruvuze ngo iki? Nyine ntukiboneka. Gusa uyu munsi kubwiyo ntagufatira ngana n'iki. Niba utari ngakora, niba utambona ukoze kwindese. Ukoze uko utari kubona se. Kanyumvira ibyo umbereyemo. Buse kubonana no kugukoraho bihuriye ko. Ushaka tubonana. Ndaza kuza kwisubiraho ngana kibazo. Ariko urabyumvishe basi. Oya ndi umuntu mukuru. Kimbwira ko haza ibyo kubonana ubwo se nawe nshaka ko tubonana birenze ko turi kubonana ubu ngubu. Uko birutangiye gukura. Nangiye gukura ariko wabaye turi. Nese kusigaye yumva ibintu mvuze nabivuze usigaye byumva mu bundi buryo kandi bwanyabwo. So we good icyo ushaka. Aha ariko se yaruvuze ngo hari icyo mbara akantu nshaka kugusaba. Kagaki kari muri iyi nzu se? Oya. Se nagusaba ibiri mu nzu. Kandi biri mu nzu tuba tubifite nyine. Shaka kumva ushaka ko nakugurira rwose uziko. Oya nagari ikigurwa. Ni ubuzima se? Shiri ndashaka mfite umu ex wanjye. Inshuti yanjye mwana. Si sheri wajya ureka kwihuta. Nkunda kubaza rega ngiye cyane. Nyine ukunda kubaza ariko sindarangiza ibyo ndi kuvuga. Ufite umu ex. Umushuti wanjye. Kandi uracyamukunda. Umushuti wawe nyine inshuti yese ubujyana. Ase sheri uri kunyumva cyangwa uri kumbwira ibyo. Basire kamera ngo cyangwa ntabwo nongera kuvuga we vuga basi. Yego ufite umu ex umushuti wanjye. Nyine urumva twaratandukanye tuma turi inshuti n'umwana mwiza ku buryo umuntu atamutakaza. Nubwo mvuze ngo nagura kunya kuko ka wawe nawe nako kavuga ariko kandi. Oya nta kibazo. Ntabwo nongera. Nta kibazo sheri. Urumva rero hari akantu nashakaga kugusaba kajyanye n'uwo mu ex wanjye. Kandi ntumakanire sheri. Kumutiza imyenda yanjye se ngo yambare. Oya si ibyo. Ase kuki uri gutekereza ibintu. Kumushakira akazi se? Wapi sheri si ibyo. Menye nkunda. Okay, ntabwo mwasongera kwita mu bya okay ngira. So ex wanjye rero yaramaze igihe atari inaha. Tuzari kumwakira ndahari ntabwo uzagera kunye nawe najye. Ashina gushaka kumva ikintu nshaka kukubwira mbere yuko utungiramo atari inaha agiye kuza. Nyine reka nkubwe yes agiye kuza yego nibyo nako wibeshye. Kumwakira rero. Kandi azaza hano ndashaka kugusaba kazaza hano. Mu Rwanda? Mu Rwanda zaba yaje ndi kugusaba. Ndi kukubwira ibyo nashaka kubwira itumye mbivugira rimwe ko yako nago ugeze mu mwanya. Mu Rwanda nyine nabyumvise nyine ko azaza nyine amazi misata ari hano azaza hano mu Rwanda nyine azagaruka. Yes. Ibyo nta kibazo birimo ese nitanga uburenganzira. So rero nyine niyo mpamvu ndi kubikubwira. Ntabwo nakabaye nakubwiye ko adahari agiye kuza ntafite ikintu ngiye kukubwira. Reka ngiye bika ko atari inshuti yanjye. Nyine ntabwo ari inshuti yawe ngende kubikubwira ko ari inshuti yanjye hari impamvu itumye mbikubwira. Sanzwe twicara tukaganira aba ex se. Sinzi nuko yabaze tunavuga no ku ex wawe kwanza. Yego yaramaze usata hari agiye kuza naze rwose. Ndashaka kugusaba ko aza akaba ari hano iyo minsi mike ari mu Rwanda. Ariko se Rwanda narumubujije. Gusubira yes akaba ari hano mu rugo. Hano mu rugo hano tubana. Ubwo yakurikizo nyine ko naza kubahangange nzaba ngiye. Ujye hese kazaza nk'umushyitsi usanzwe azaza nuko mu Rwanda na urumva igihe amaze adahari. So agiye kuza nahandi yaruhukira. Nahandi hanazi uruse umuntu umaze igihe kingana gutata haba. Yarayibagiwe icyo yibuka naho aribuka yari yansabye ko mushakira. Inyubako aribuka duce cyangwa aribuka aho umukobwa atuye bakundanyeho.
nawe rero ikibazo cyawe nawe umva nawe ntago umuntu ashobora rero nicyo mubwira ngo nicyo mukundira ex wanjye ntago yajyaga mbaza ibintu nk'ibyo umbaza nubwo yajyaga yigira nk'uko bigiye uyu ni inshuti yanjye kandi none se umva mubaze ufite inshuti tuvuge ko ari inshuti isanzwe itari ex mu byo uri bukore byose ntunuke ntabwo ndi kugutuka sheri ndashaka ko ibintu tubijyana mu buryo bwiza mu bwumvikana yaje nini si waretse nkakubwira ikintu nshaka ako sheri wagiye uziko ex ari mu karimi k'amahanga ngo ni ex ngo ni ex uziko bapfa nanga kumva nabi yo mubwiye kandi mba nshaka ko tuganira ibyo bintu mwaravumbe ngo byo gukora ku muntu ngo umusatsi uyaguye ngo ubwuzu sinzi ibyo bintu ntabwo bigikora urambwira ex kwete umwana umusatsi okay none reka rero tubyumvikane byoroshye ndumva ukuntu none se wowe ntiwagira inshuti ikagira ikibazo ukaba wayifasha gusa nta muryango agira ntabwo babina bahaba yajyayo ariko ni umuntu twakuranye apati kuba Rex wanjye we nukuri gushyiramo ka Rex wanjye ukabigira birebe nuwanjye se nyine ariko nuko genda bikubwiye ashaka iki wundi kuri wowe ashaka icumbi ashaka wowe n'icumbi ase nigeze nkubwira ngo X wanjye aje kundeba kuko ashaka aje kureba cyangwa aje kureba iminsi uya aje gucumbika iminsi mike ari mu Rwanda agasubirayo ex tumushavura ariko shaka nkubaza kwiki uya kwiki ibintu byose iminsi ngahe iminsi mike uzi mumaze kumenya ko umuntu mumaze kumenya ko umuntu abakunda baramufatira ngiye kamwereke nanakureka akanaza kandi ese ntabwo nyizera ariko se wacecetse nkakubwira iyo yibanze umbwire nyine njye ndi kubona rega wagiye kure ushaka ko mwizera yego ndakunyumva ibyo ngibyo rwose ariko twanabifata kumvikana nawe ni inyuma buriya abantu bumvikana babana neza aho wese uje wabona ari uje pe akwinda mwabivuganye mwabipanze n'umunsi n'amasaha nakubwiye ko namubwiyeho gake yakosheje nawe yes we hello oh my god long time man umeze vushiri yes we man ngukumbuye cyane yes we ariko imihanda yagiye umva shashe ihangane no kurisha yesu nyakse ihangane umeze how are you doing I'm fine yeah I can tell oh my god yeah wabaye mwiza noneho yes who is this guy this husband my husband yeah numugabo wanjye umwana mwiza cyane those husbands in Kigali yeah I can tell why Mr. I got dreads yeah kunda we nyine ni hatari ni Kigali ni neza y'ubuzima oh my god ese ntabwo ukunda ko yanumeze yabaragabura bagenda kiri cyane bitoni uzito uva kuri uyu mugabo wagira mugiye kujya mu ngabanya se umwana mwiza no kurihara umwana mwiza agiye mutima mwiza umwana mwiza ariko wabese kuri musa wamubonye Max wanyira kubwiraga bavuga ngo umwana mwiza ubona akantu kabanga ushaka gutukakira niyo se bavuga ngo umwana mwiza agiye bitubikira ukuntu mugana n'ubu umva naragiye amahambaga amakipe cyane rwose icyo ntararya n'abana ariko ndabikumbuye hariya abana baba hariya ntabwo baba beza kuko umuntu yamasoro ushobora kumurya rwose bagahita bagututa mu mwuka ataraya bakanakubangamira ampaye inkwano ariko Kigali umugabo yabuze kwagira nahise mbibona nyinjira nahise mbibona urabona umva nuko rero akuza mu kinama n'uyu nguyu yitwa ndetse ako wamubonye kunagana yakuna ari boga yitwa Fred yitwa Fendeke nice to meet you ako uzamukina wamubonye kunagana uriya nizo dread zawe nge sinzi kunda reba mungu abayogoshe reba kuna mezi umeze utise meze neza iri iwacu abantu bangana nkawe makabutura bambara amapantaro gusa ntabwo ni ngombwa ko keshampe arambuwe uriya se mpora mbimubwira ngo ex wanjye numubona uziha igisubizo
narakubwiye sinakubwiye the ex one ari friendly ni inshuti nziza umunsi wawe wiri ute ibiki cyane rwose ni ibintu bisanzwe inshuti nziza wamumenye ariko ntarya amenye ntibarya bikajya hehe ntabwo yagabyibuhe yaranze ariko nta kibazo ibintu nk'ibi biterwa n'umutima mubi nubwo warya ingunguru zose ugira umutima mubi n'ahantu byajya ariko se ikindi kintu wambwira ngo ufite inzozi zo uzaba hanze ubana n'abantu natwe sindi gutereta ariko ntunyumve nabi muvandimwe ndabona utangiye kurakara ariko si bibi muha amazi yo kunywa ariko akubwiye ikibazo cy'imyumvire nanjye sinzi ko nawe yaba njye narakubwiye ko umwex wanjye naza uzumirwa ureba meza reba black chocolate zanira ku mazi bana chocolate mahari ndumiwe nta kibazo urabona degera amazi urabona iboga wabonye ariko agiye hano uruguru yabone yasemwe hari ajya arutuma ajya gukora twitubiza hano uza kugakora hano kugira ngo usubiranye nibukorera nahuye n'ibibazo kuba wagenda sindishima mwongeye ibonye ibyishimo rero no kuba muri iyi nzu mba nibaza uramukunze nta kashi iyo ukabyanga agasohora inzu ni iyako rero hari umushinga nzanye nshaka ko dukundana mu buryo bw'amategeko twakora n'ubukwe nakakudekarara rwose ibi bintu bigomba umuntu mwiza ukwiye ibyiza cyane ngari yarambwiye no kwijya gym kuki atabyemera se buri ubura amafaranga ubure n'umubiri koko ubuzima ibyo bintu rwose urabona noneho uruhu uretse nawe uretse ibi bizi bishyushye kurya umuntu arabimaze iki ago ibizi bishyushye nta n'imico sono kwate oya ni bisanzwe uzi gufatira gutya ndamuriye umugizi igize ese ni mu cyumba ko yafata nta kintu ugeze mu cyumba nyine ikibazo nyine wowe utekereje ko afashe gutyo ngo watekereza n'ibindi aba-ex bafatana gutyo ariko aba-ex bafatana gutyo uretse aba-ex ni nk'inshuti rwose uriye ikibazo ni ya myanya y'ibanga kwinjiranamo ariko ibindi nta kibazo rwose ntugire ikibazo nta kibazo na kimwe kirimo ari na kimwe wanjye umuntu yari wanjye nta kintu kivuga abaye iki nta kibazo na kimwe akunda kumvise nta kibazo kibirimo se kuba ex umuntu ni ukuba umwicanyi yaranyishe se yanyicaye abantu rwose hari umuntu se yishe rwose urabona n'ukuntu namukubwiye wabibonye ko kameze neza cyane uratera imbere nabyishimiye ariko uyu mugabo yishimira se angana wadirede agabo wadirede buriya nawe yishimiye umwex no kuri mwanya amazi yamunaniye amazi yawe yajyane ntayajyane niba uyavomye yajyane niba rero bakoropeje yakunaniye ashobora gukora hariya umuntu akazungu na ex si ibintu bisanzwe buriya nono aba-ex kuryama namukoresha agakingirizo nta n'ikibazo kuko nturusanga imibiri bikoranye mu byumba ikibazo ni uko imibiri kabisa nawe ubundi nta kibazo na kimwe rwose ubwo yewe nta kibazo niba hari ibyo kurya bagavuye kuri airport direct ngenza hano ntabwo ndaje muri Airbnb urashonje reka mbwira Rufende umva chérie oya sinjye wanga nta kibazo ariko niyo ndi nta kibazo yagira akakutumenya byo kurya Chukua turacyafite ibintu byo kuganira. Yakabarakariye. Ndazigumva kabisa. Ndashaka kumenya ko mubayeho neza ariko narahageze amafaranga make. N'amadolari 50 kw'isaba. Urumva kw'isaba dukora amasaha 8. Ayo ni magana ariko mu nzu. Inshuti muraba excellent inshuti cyane. Reka buriya ndabikunze cyane. Iki rero wayo mudafite inshuti. Nibiba nusigize ibibazo n'indi wakugoboka. Ariko nise tutayifasha. None cyane cyane katabana. Hari igihe umuntu agira problem y'ibihumbi 100 mu Rwanda kugira Fasta kabisa. Ariko nise ko bitakurakaje. Oya umwana mwize ariko nta kibazo. Nabibonye. Sasa bibona ko ari abantu baba barasa ngiyo bamaze kwicome. Sinzi niba cyo unyihanganye. Ngiyo bamaze we baba bifite umutima mwiza ubwo. Aba barasa umutima mwiza. Urabona ko nta kibazo byamutwaye cyane urabona. Andi makuse musaza bimeze bite? Ndakomeye. Ariko urabona ko warakora koze
inzu ntabwo waba warikuye mu gukora ese nende uko mwambwira nagerageje oya nta kibazo micara igavuga inshuti yawe yiye wajya kubona ukabona ibarera tose ibi bintu muri murakora rwose reka nawe naguhuruza nizeza ese nuzi cyakora cyo sorry hi ntabwo asuzanya se inde ibyo se ninde kandi ni ex mane umva muki kurwego uraba ku iyo uzundije mu ex akugendeka ufata nk'umuntu w'agaciro mu buzima bwanjye umuntu naho ubuzima bwanjye umuntu nawe kwitangira ko nahoze se erega rero turakundana erega umuntu n'inshuti yawe ari umu ex ntabwo wamwanga urakomeza ukamukunda umugeze hano si muri wiki ko muratonganye uri gutongana sinzi ndi kubona bagazanya ko mbona murirana niko muko warinze bite ko ukora umuntu w'abandi urazaho n'umugabo wanjye ariko umuntu wabo bamubyara umwana kuko mbona bose yabacuze allo ariko mwasekaga mu kanya mwaseka n'ubundi ntabwo mu nzu y'abandi ntabwo bakifata mutangiye kwagaza umuntu ujya mu nzu kandi mu nzu kandi yanjye kumurira se mwicare neza mushyire mu mwanya hagati mwicare mushyiremo umwanya hagati icara hariya mumubikise icara hariya shyira uwo musego ntuvemo aho muramenyera murakina cyane urakina cyane wa mugore we wa mukobwa we ntukinire hano ikintu turimo ni iki ikintu cyo kurira amaguru kurira na se mukurirana ibi ni ifarashi ziri kurira ni ifarashi zaho uri ifarashi gutwara sohoka igutwara iyi ni inshuti yanjye n'umugabo inshuti yawe uraza umutobatora amategeko yakubuye wagize shikarete yamuye aha yo gukina n'uvuye mu mahanga watoka nimumenyere hano nimumenyere wicare neza niba ari inshuti yawe muganire muturirane ibyo bintu byo kurirana ni niba ari imvuvu zaje niba ari imvuvu ariko wa mugabo ujya unesha agaciro imbere y'umugore wawe n'ibyo bintu ukora niyo mpamvu mwita akagabo k'amafutire kandi kuko izo ntoki barazica oya rwose umugabo utesha agaciro imbere y'umugore umugore rwose yakiyesheje pe umukozi wanjye hano ubonye umukozi uyu ni umukozi wawe uyu nguyu ni umudiyasipora ntumumenyere turamenyera diaspora international passport yangirihe passport yangirihe ubu kwirinda bibaho ese umuntu ntabwo yirinda umuntu ajya batirinda se kwirinda bito kwivuza se ubizi se iyo mvugo nasize iriho none ntirava rwose yisiga iki se amavuta y'inka musiga hari ikindi yisiga uri kumva yisiga iki reka nkubwire ikintu ngukundira uriya niko ukunda arakazwa n'ubuzima ibi bintu bari kuvuga umere nka njye turi kumwe iruhande rwacu hari radiyo iri kure yanjye nabuze ukuntu niko kadogo wandebe passport yacu kuri farize yanjye asura nabi amenyera nakubwiye ngo umubi ni umukobwa ibintu biri kuvugirwa hano kabinekara radiyo sibyo usura buriya yamubonye miki yakuburanye n'izina ry'Imana abagabo ntabwo banyurwa gasoma impyisi ubu umugore wawe arahanga ugiye gusomana n'abandi bakobwa ndaya se zigira ko kugenda bunza ariko reka mubwishe aho gutebuka uzubwira ubuze ni uguhimana sababa ni umuki guhimana umva reka ndebe hano reka nzana kanzi akwita ko nawe itagwisha rwose ubundi buriya biranivugiraga biriya ni urwenya biriya ni usubye mvuga kubwira ukuntu uri mwiza reka umuntu ufite ibintu byiza ntabwo abimenye buriya nta muntu
ni umuntu urangara gushaka ufite inzobe ya Mwese bite? urabeshya agiye se inde agiye uri kuvuga undi wese agiye manga mu kintu arimo mu kintu ariko niba wazi ubundi uhise warinda none nex ex yes akaba avuye mu cyumba yiyambuye se oyanjye rero ntabwo nkwiyambura Se yambaye harashyushye. harashyushye njye ko niyambuye oya hari icyumba aragishyushye urumva naje kureba nakunze ino nzu yanyu urumva ngo Alex namwe ndashaka kuzitembera ya nzu yanyu kandi nemeza ndashaka kuzayiboka hakomeye uvuye muri parafo hejuru kuko oya na Parafu icyumba ka? kirashyushye rero parafu ko ndi munini ndashyushye cyane ashyuha vuba kubera ibintu urumva kubyibuha urumva ntabwo washyura nazo washyura yashyuha imureke shumva tunamufashe sheri ni umu ex wanjye rero mbabwire uko nyine wambaye nyine muva mu byumba musohoka ngo ni umu ex wawe iyi ni intambara y'aba ex